aribwo yarembye. Nibwo nyine amakuru niko yavuze umuhanzi yahise aremba cyane, niko kujyanwa mu bitaro. Uyu muhanzikazi nyine yajyanwa mu bitaro, gusa yaje nyine kwitaba Imana. Ni inkuru rero yakomeje kubabaza benshi, aho abantu kuri social media bakomeje kurira. Ni umuntu wari umukomediye cyane, wari warasekeje benshi, aho yamenyereye ku ndirimbo bita I need the blood of Jesus. Nukuri uriya mushiki wacu twamukundaga cyane, yakunzwe n'abatari bake, ikintu nge cyakomeje kumbabaza nuko hari abagize gutya bakagenda bandika ngo uyu muhanzi ntago yitabye Imana, nyine ibintu byinshi. Ariko mwumve ko uyu muhanzikazi wacu tumubuze, yitabye Imana. Ntago nge nakundaga kuza kuri kamera ngo nje kuvuga ku muntu runaka, sura muntu nge namukundaga, yari afite ibihangano, yaririmbaga neza, yadusetsaga. Niwo muntu washoboraga gukora indirimbo akayikora irimo komedi, agakora indirimbo irimo komedi, irimo ubutumwa, ku buryo wayumva ugakizwa, ku buryo wayumva warakaye ikagusetsa. Buri kimwe cyose ni umuntu nyine wadufashaga cyane, umuntu twumvaga tukishima. Kuri tele uko tuzamushyingura byose muzabibona, n'umuntu wacu twakundaga. Ni ukuri bene data bavandimwe, ukireba iyi nkuru, ukireba Gogo, wabonaga ko ari umuntu wubahisha Imana, umuntu usenga. Rero Dr muri Kampala niwe waje kubihamiriza ibitangazamakuru, avuga ko Gogo yitabye Imana. Rero nk'uko ndi kubibabwira, ni ukuri mwicare mwejejwe, mukizwe neza. Muntu nimba wari uri mu byaha, ndakubwiza ukuri, ihangane, irara witunganyije. Ushoboye gucya utakiri kuri iyi si, bwacyo udahari, bwacya tutari kukubona, nk'uko n'undi yagiye tuzi ko ari bugaruke, akaba hagiye kuza. Twongeye kubasuhuza cyane mwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Java TV Rwanda. Ni Java nk'uko mumenyereye ku bitangazamakuru bitandukanye bikorera hano mu Rwanda. Urabona ko mu isura ya nyuma nje ntishimye, ni ibintu bibabaje. Ni inkuru y'akababaro twakiriye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, aho twabuze umuntu wadusetsaga, umuntu adushimishaga, umuntu waririmbaga indirimbo nziza buri wese akishima. Ni umuhanzikazi wamamaye kuri za TikTok, wamamaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho ibitangazamakuru bitandukanye bikorera hano mu Rwanda by'umwihariko ndetse no hanze y'u Rwanda bakomeje kugumya bamwandikaho. Ni umuhanzikazi witwa rero Gloriosa, wamenyereye uzwi nka Gogo, yitabye Imana aguye mu gihugu cya Uganda, ahubwo yari yagiye kuririmbayo. Reka tubanze tubasumereye inkuru mu buryo burambuye kugira ngo mubashe gusobanukirwa buryo ki uyu muhanzi yitabye Imana, cyangwa se n'uburyo byagenze kugira ngo uyu muhanzikazi wadushimishaga tuze kumubura. Ni inkuru ibabaje cyane, yakomeje gushengura benshi mu mitima yabo. Mu nkuru rero dukesha Isimbi TV ndetse n'igihe Inyarwanda.com, aho baje kwandika umuhanzikazi Musabyimana Gloriosa uzwi nka Gogo yitabye Imana bitunguranye, aguye mu gihugu cya Uganda, aho yari yagiye gukora ibitaramo. Uyu muhanzikazi w'imyaka 36 waririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ubwo yavuye mu gihugu cy'u Rwanda, ari naho avuka. Ku wa kane w'icyumweru gishize yitabiriye igiterane yari yatumiwemo, cyabereye mu gace ka Kakumiro, abantu bazi muri Uganda, ahantu bahita bahumva. Ni ku cyumweru gishize, ubwo yari amaze kuririmba. Nkurikirane cyane iyi nkuru uyumve neza. Ubwo Gogo nyine yari amaze kuririmba avuye kuri stage, mubyumve neza. Ni ibintu bibabaje cyane byakomeje gushengura benshi. Inkuru itakiriwe neza, aho abantu benshi bakomeje kurira cyane.
Uyu muhanzi w'imyaka 36 rero ubwo yari amaze kuririmba mu giterane kirangiye bahise bajya Kampala. Bahageze amakuru avuga ko aribwo yarembye. Nibwo nyine amakuru niko yavuze umuhanzi yahise aremba cyane, niko kujyanwa mu bitaro. Uyu muhanzikazi nyine yajyanwa mu bitaro, gusa yaje nyine kwitaba Imana. Ni inkuru rero yakomeje kubabaza benshi, aho abantu kuri social media bakomeje kurira. N'umuntu wari umukomediye cyane wari warasekeje benshi, aho yamenyereye ku ndirimbo bita I need the blood of Jesus. Ni indirimbo nyine yashimishije benshi, aho hari nabo muri Afrika y'Epfo bakomeje kuyisubiramo. Ni umuhanzikazi wagiye ushimisha benshi, aho bagiye bamukoresha mu challenge kuri za TikTok. Umuntu wese yakoraga video akamusubiramo. Ni inkuru itakiriwe neza n'imbaga nyamwinshi. Ni ukuri abantu bakomeje kubabara, twabuze umuntu wadushimishaga, wadusetsa. Abenshi rero bakomeje kugenda babigaruka bavuga ngo ntago ari byo, ngo ni joke. Rero mu nkuru dukesha Igihe ndetse n'abari bari mu gihugu cya Kampala, ni uko uyu muhanzi yitabye Imana. Abari kwandika ko atapfuye siko biri, so navuga ko ari ugushinyagura. Uyu muhanzi rero Gogo uzwi nka Gororioza w'imyaka 36 yitabye Imana. Ni umuntu waririmbye indirimbo, aho benshi bakomeje kuvuga ngo avukana na Roza Muhanda, ngo ni mushiki wa Nyarudindiri. Benshi nyine niko bakomeje kugumya babyita, ariko abantu b'ibyamamare cyane by'umwihariko muri industry abahanzi bakomeje kugenda bagira ubwoba. Abantu bo muri industry bakomeje kugenda bagira ubwoba. Umwe akavuga ati ninde ugiye gukurikiraho. Ubwo umuhanzi uzwi nka Vava yitabye Imana, Vavugira uruhuko ridashira, yababaje benshi cyane. Nawe yarahitinze, amaze guhitinga tugira gutya turamubura. Ibintu byababaje benshi, ari nayo nkuru itaje kwakirwa neza kuri social media. Bacyumva ko Gogo yitabye Imana, byakomeje kugenda bitungura benshi bavuga ese biri kugenda bite, kuki umuntu hitinze cyane ari kwitaba Imana. Abantu benshi rero bari mu muziki ndetse n'abandi bakomeje kugenda bagira ubwoba, ku buryo bamwe bari kumva babireka, kubw'uko bari kwibaza se umuntu wamamaye cyane arapfa bigenda bite. Benshi bari kugira ubwoba, ku buryo usanga buri wese inkuru ziri gucicikana ati kwamamara se burya y'ubuntu yamaze kwamamara no gupfa biba biri kumwe. So ni ibintu rero bibabaje cyane. Umuhanzikazi twakundaga turi benshi, yadushimishaga, yaririmbye indirimbo benshi, yari ivanzemo Ikirundi, Kiratini, indimi zitandukanye. Ni umwe mu bantu bahanze indirimbo ivanzemo indimi nyinshi, irakundwa. Aho usanga abahanzi bazwi bakomeye bahanga ibihangano ntibinarenge muri Afrika, ariko umuntu Imana yahamagaye yagize gutya dukubikira igihangano, kirarebwa kiranadushimisha. Rero ni inkuru itakiriwe neza, yababaje benshi. Bamwe bakavuga ati ese uyu muntu byagenze gute, uyu muntu kugira ngo yitabe Imana byaciye mu zihe nzira. Bamwe bakavuga se nta wakongera kujya kuririmba muri Uganda. Abantu bakomeje kugenda bari muri ibi batanga amakomenti atandukanye. Ese kuki Uganda irimo ibyamamare umuntu agerayo bikaba ngombwa ko bitari bumugendekere neza? Iki kintu ntimuze kunyumva nabi, turi mu nkuru ibabaje nk'uko nje kuyibabwira kuri iki kinyamakuru cyanyu cya Java TV Rwanda, nk'uko nagiye mbibemerera. Rero benshi bakomeje kuvuga se Pastor Theogene, so iruhuko ridashira, twaragukundaga, ibyigisho byawe na n'ubu turacyabyumva. Nawe n'umwe mu bantu bamamaye cyane, batwite kuri social media. Umuvugo z'ubu bavuga ko hari ugutwika. N'umwe mu bantu bamamaye cyane, bakunzwe na benshi mu ivugabutumwa. Yabwirizaga mu buryo buri wese ari bwisangamo, nk'itabi, nk'ibiyobyabwenge, ku buryo buri wese yabyisangagamo akakira umwami Yesu n'umukiza.
ni umwe mu bantu bakoze ibikorwa bidasanzwe aho yari afite imbaga nyamwinshi y'ababa ku muhanda cyangwa se nabo bagiye babana, akabacumbikira iwe mu rugo, bamwe akanabasubiza mu ishuri. Muri icyo gikorwa yaje gukora kidasanzwe, uyu muvandimwe Niyonshuti Theogene, Pastor Theogene yaje kwitaba Imana nawe avuye mu gihugu cya Kampala, aho yari yagiye gutegerayo umuntu wari uje mu Rwanda. Abantu rero bakomeje kwibaza ese kuki Kampala ibyamamare byacu cyangwa se abantu bacu dukunda bigenda bite kugira ngo bagereyo tubabure? Benshi bakomeje kugenda babivugaho nyine ni ibintu nyine bitoroshye buri wese nyine atari kubasha kwihanganira. Twabuze umuhanzikazi Gogo, abantu benshi ntabwo bakomeje kubyakira. Ni umuntu wadushimishaga, ni umuntu wadusetsaga cyane. Imana imuhe uruhuko ridashira. Umuvandimwe twamukundaga cyane, ni inkuru yakomeje kugenda ishengura benshi mu mitima yabo. Abantu batakomeje kugenda bayakira neza. Nk'uko nabibasobanuye rero, yari yagiye mu gihugu cya Uganda, agiye kuririmbayo. Ntabwo byakunze ko uyu muhanzi yongera kugaruka mu Rwanda. Yari yagiye ku cyumweru mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, nibwo twaje kwakira inkuru ibabaje cyane y'umuntu wadusetsaga, wadushimishaga, wadusetsaga. Ni umuntu wari umaze gukundwa n'abantu batari bake. Yadusetsaga, indirimbo ze twazumvaga zikadushimisha. Mu minsi yashize twabuze umuhanzi kazi Dorimbogo, turamubura, turarira, turihanagura. Mu bindi bibabaje, aho twari tumaze kubona umuntu umusimbura, ibitakiriwe na benshi, tugize gutya turamubura. Itubabaza ni ukuri, uriya mushiki wacu twamukundaga cyane, yakunzwe n'abatari bake, ikintu njye cyakomeje kumbabaza ni uko hari abagize gutya bakagenda bandika ngo uyu muhanzi ntago yitabye Imana, nyine ibintu byinshi. Ariko mwumve ko uyu muhanzikazi wacu tumubuze, yitabye Imana. Ntago njye nakundaga kuza kuri kamera ngo nje kuvuga ku muntu runaka. Uriya muntu njye namukundaga, yari afite ibihangano, yaririmbaga neza, yadusetsaga. Niwo muntu washoboraga gukora indirimbo akayikora irimo komedi, agakora indirimbo irimo komedi, irimo ubutumwa, ku buryo wayumva ugakizwa, ku buryo wayumva warakaye ikagusetsa. Buri kimwe cyose ni umuntu nyine wadufashaga cyane, umuntu twumvaga tukishima. Uko ndimo mbasobanura, twagize gutya tubura umuhanzikazi Dorimbogo Vava, nawe ni umuntu wadushimishaga, aragenda. Tugira gutya Imana yongera ituzanira umuntu tutazi n'inzira byaciyemo, ituzanira umuhanzikazi Gogo Gororiyoza. Yarazwi nka Gororiyoza, w'imyaka 36. Turamubura. Ibitangazamakuru, Inyarwanda, Igihe, n'abandi hirya no hino bakomeje kugenda babyandika. Urumva ko ni inkuru itakiriwe na benshi. Gusa nanjye ntago nabona uko nyisobanura, sinabona uko nyivugaho, kuko mvuze byinshi naririra kuri kamera. Nyine nta byinshi nabona nayivuga, kuko uriya muntu nanjye namukundaga. Nibwo bwa mbere naza kuri kamera ndi kuvuga ku muntu witabye Imana.
urumva ko nazaga kuri kamera nje gukora inkuru bisanzwe, nje gusesengura nyine ibintu bitandukanye bitewe no mu makontenti mumenyereyemo, ariko numvishe ntabyihanganira. Bamwe bakomeje kujya mu rujijo, ni bimwe bisanzwe by'agatwiko. Ni ukuri nje kubashimangira ko umuhanzi Gogo yitabye Imana. Rero nk'izindi nkuru muzajya mugenda muzikurikirana kuri Java TV Rwanda. Tuzagera kuri tele, uko tuzamushyingura byose muzabibona. N'umuntu wacu twakundaga, ni ukuri bene data bavandimwe, ukireba iyi nkuru, ukireba Gogo ubonaga ko ari umuntu wubahisha Imana, umuntu usenga. Rero Dogiteri muri Kampala niwe waje kubihamiriza ibitangazamakuru, avuga ko Gogo yitabye Imana. Rero nk'uko ndi kubibabwira, ni ukuri mwicare mwejejwe, mukizwe neza. Muntu nimba wari uri mu byaha, ndakubwiza ukuri, ihangane, irara witunganyije. Ushoboye gucya utakiri kuri iyi si, bwacya udahari, bwacya tutari kukubona, nk'uko n'undi yagiye tuzi ko ari bugaruke, hakaba hagiye kuza umubiri. Rero nawe bwacya witabye Imana, ni ukuri musenge cyane. Murabona ko ibyahanuye biri gusohora. Bantu b'Imana, inshuti zanjye badukurikirana, icyo nababwiza ukuri ni ukuri, mwicare. Nimba ugiye kuryama aturawezwe, nimba mugenzi wawe baramugiriye nabi, musaba imbabazi, kuko bushoboye gucya utakiriho. Icyo kintu ushoboye kukigendana n'ibyo juru uvuga, cyangwa se n'ibyo juru mutubwira nturibone. Rero ibyo nababwiza, mwicare musenga umunsi kundi witunganye. Bushoboye gucya utakibarizwa muri uyu mubiri. Umubiri ni ubusa, umuntu araza tukamukunda. Ntago nabonye gupfa ntago bisaba ubusaze, ntago bisaba ubwiza, bugufi, uburebure. Hari abantu mbona birata ubwiza, nkabona yirasa imitungo, ibyo ntacyo bimaze. Icyaba cyiza nuko wategura ahantu ugiye gutaha, ukicara wiyeza, ukicara uvuga ko isaha ku isaha, bwacya mu gitondo utakibarizwa nk'ubu mubiri. Hari umuntu ujya kubona ukabona aribajije ngo ese ngo gupfa ngo biba bimeze bite? Buriya iyo waryamye ugasinzira uba wapfuye. Iyo waryamye ugasinzira uba wapfuye, ntabwo uba ukiri kuri iyi si. Usibye Imana yonyine ishoboye byose ivuga ati reka nongere nkugarure mu mubiri, kubw'ibyo nagusezeranyije ntarabasha gusohora. Ntarasohora, cyangwa se n'ibyo nshaka kugukoresha. Ariko iyo wasinziriye, hari umuntu usinzira ugasanga ari kurara agenda mu masambu y'iwabo, ari kumwe na ba nyirakuru bapfuye n'abandi. Icyo gihe imyuka mibi, iyo uvuka mu miryango iterekera, mu miryango ikorana n'imbaraga mbi, baba baje kukureba kugira ngo ruhu yawe bayijyane, cyangwa se ujye ukorana n'iyo myuka mibi. Ugasanga umuntu avuze ati njye nsambana n'inzoka, cyangwa se n'umuntu wapfuye. Icyo gihe inshuti yanjye, icyo nakubwira, senga cyane, kuko imyuka mibi iri kugenda hafi yawe. Musenge cyane. Umuntu wibazaga ngo ubundi se ngo bapfa gute? Buriya iyo wasinziriye uba wapfuye, ntabwo uba ukiriho. Iyo wasinziriye uba wapfuye. Icyo nakubwira, nimba ugiye kuryama, senga kugira ngo mu izo nzozi urota Imana iri mu byawe, iri kugendana nawe, aho kugira ngo urote uri mu ibisinzi nabyo uko bije ntabwo byari ngombwa. Ariko icyo tugendera ni ukubabwira ko twabuze umuntu twakundaga. Umubiri ni ubusa. Ni ukuri, nimba ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, musaba imbabazi. Nanjye ntabwo nabona uko nabisobanura. Mujye muryama musenze, isaha ku isaha, bwacya utari kubarizwa muri uyu mubiri. Ni Java rero, nk'uko turi kumwe kuri Java TV Rwanda, n'abemerewe kuzajya mbagezaho inkuru zitandukanye. So mukande subscribe, musharinga bagenzi banyu ubutumwa mbagejejeho. Ababyumva nk'ibi wasi bihuha, Gogo yitabye Imana. Bene data, izi nkuru nazo muzazikurikirana, sangiza na mugenzi wawe. Umuhanzi wacu Gogo
imyaka 36 agira iruhuko ridashira. Twamukundaga, Imana imushyira heza, yo yakoreye, we waduhaye message, bamwe na bamwe bagahinduka, n'utarahinduka ubwo biramureba, ariko twaramukundaga. Yajya akundwa kuri za TikTok, abantu benshi bakomeje kurira cyane, ariko akaryoshye ntago ugahora mu nkono, akaryoshye nyine nuko nyine ntigahora mu kanwa. So ndabakunda cyane, mwakoze cyane kureba iki kiganiro, kana subscribe utazajya ucikwa inkuru tubagezaho. Ciao ciao.